Turatangiye we are back again. Dutangiye agafilime kacu muri ubu buryo umusore w'umukire episode ya 40. Muri rusange murabyibuka neza episode ya 38 ku munsi w'ejo twaje kuba twarangiza yaje kurangira muri ubu buryo hari uko bitwariwe Morgan. Aka kanya arimo ararira ndetse arimo araboroga. Nyuma yaho gato baratwereka uwo tuzi nka Tiger ndetse na Diamond nawe nyuma yuko akubitwa aje kuba yahura na Tiger baganira ku bihereranye n'ibyangombwa. Baratugarura ku rundi ruhande uwo tuzi nka mukase wa MK ndetse na groupe ye na Morgan bose bari mu bugambanyi bwo kuba bakora imyigaragambyo. Ahangaha niho uwo tuzi nka Diamond yagerageje kuba yakumva Tiger ndetse habaho gushira mu gaciro. Ese biraza kurangira gute? Nyuma y'akagambane kari hagati yaba bagambanye bombi burimo kwirebera ahangaha baje kwisanga muri office bateza kaduruvayo ari nabwo MK nk'inyaryenge yaje kuba yahuruza polisi bagwa mu gaco. Muri rusange akakanya nta nicyo gukora bafite uretse kuba basubiranamo bitana ba mwana. Mukase wa MK niwe watangiye avuga ati reka maguruke nigendere, Morgan niwe wancutse gusa ntacyo gukora kindi yaragifite kubera ko polisi yari yamaze kuba yahasesekara uretse kuba yabata muri yombi kabajyana muri station ibyo bikazakurikiranwa bari mu manza. Nta kindi bashobora kuba barenzaho kano kanya. Nguko ukingaruka zijya zigera ku bantu yaba ugendera mu kigare cyangwa se uri mu nzira ya nyayo wizeye neza yuko uzirengera bizavamo. Ariko uyu munsi muri rusange turemeranya tudashidikanya ko ingaruka z'ibyaha ari urupfu cyangwa se ari ibihano uko byagenda kose. Reka twigarukire ku musore wacu MK muri rusange akimara kuba yahondagura uwo tuzi nka Morgan nyuma ya maske yaje kuba yihurira nawe imbona nkubone muri sala mwiyereka, nyamara aho ngaho nawe yaje kuharira mangumi y'amajimbiri. Gusa biragaragara ko nyine aba arenzaho kugira ngo byibuse adakekwa nk'umuntu wihanira cyangwa se ukubita. Muri rusange MK ni nyagenge kurutabo uko babitekereza. Morgan akunda kugaruka ku magambo menshi mabi avuga ngo uri gicucu ntutekereza, ahubwo iyo urebye neza usanga Morgan ari we gicucu adatekereza ndetse n'abambari be uyu munsi babashije kuba bakwambikanwa amapingu. Muri rusange ibazuti ese iyi episode yacu irimo irerekera hehe? Ese ikibazo kirakemutse burundu ko ibyangombwa byimukiwe mu maboko ya Tiger ndetse na Diamond? Ese barabimuha gutyo? Ese mu byukuri MK we arabasha kuba yabumva cyangwa nabo agiye kuba yabashikiriza amaboko y'abashinzwe kuba batanga ibihano mu nzego z'umutekano? Nta wamenya. Gusa wowe hanga maso episode ya 40 originali kugira ngo byibuze byonyine ushira amatsiko n'impungenge. Reka dutegereze iyo episode twebwe twirebere. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi.